kuri wowe wa muntu ubwira ibintu byose wa muntu kuba hafi igihe cyose uwo muntu rero akorera muri uko kuntu wamwize yarangiza akakurangiza uwo nguko abakorewemo n'umwuka wa Yuda niwe wa mbere kugambanira niwe wa mbere gusenya kuko reka mubwire uri umusore kagenda ugapresenta umusore ku musore mugenzi wawe sweet sheri wawe kamubwira my friend uyu ni sheri wanjye ni sheri wawe mukaganira mukarya mukenjoyinga mwarangiza agahita avuga wampaye akanimero kawe nawe agahita akamuha mumaze gutandukana umuntu wawe undi wagiye kwereka sheri wawe itari mukora nuko umutelefone ese kiriya gisambo kiriya kirara cy'umuhungu muri kumwe urakizi undi mwanzi wa kabiri ubwo tuvuye kuri mauvaise esprit tugiye kubanzi bakorera mu bantu hari abanzi bagutera ariko muri abo barakorerwamo n'umwuka w'abantu wakera hari abanzi uzabona mu ishusho y'ishari umunyeshari icyo agushinzwe ni ukukubwira ngo ntibishoboka ngiye gucuruza Nyabugogo ntabwo washobora kubyuka kare ngiye gucuruza mu mujyi wowe ntabwo wabona ikibanza ngiye icyo umubwiye cyose akubwira yuko bitashoboka uwo ni umunyeshari yakabaye atari umunyeshari yakubwira ati hubwo genda urebe ba Sofiya banyabahaba bakubwire risike zibayo bakubwire imbogamizi nawe ujyayo none uhita ushobora fatira abantu bagira umwuka w'ishyari bagusenya ugitangira kubabwira amaproje yawe abo ngabo ugomba kugira ubwenge bwinshi gasaba umwuka wera akaguha ubwenge kandi abo ngabo abantu bagira umwuka w'ishyari ntabwo bakorera mu muntu bari ku kigero kimwe shobora no kubona umuntu w'umumanyi wawe wibereye hariya ukabumugirisha kutabyibuha ibase frere icyo twanyira kikakuzengereza ngo nuko mayibobe byibushye ngo nuko mayibobe zitarwara malariya mu gihe cy'imvura ibyo bikakuzengereza ukaba uri umukirina muri institution ahantu runaka ukabona umuntu wifitiye amadiplome amadoktora afite za masters afite amadiplome menshi wowe uri umukirina warangiza ukavuga utari ku nk'ubu iki kintu cyicaraho hano gute byose birakureba inzira yanyuzemo ni nk'ari kumwe ahubwo wakaba ari muhanga wakapfukamye ugasenga kavuga ngo mana hegereye umuntu uzaba umushyiriyeho iherezo ryo gukora aka kazi kubera ko nawe urabizi ntuzabona doktora kubera urimo urakoroba mana abana banjye nabo uzabaha umugisha bicare nkaho iyo ni isengesho ryiza cyane imana yanashyigikira ariko wowe muri institution ugiriye umuntu ishyari ugatangira uti ntabwo nifuza ko akomeza kuyobora none se barahita babiguha ntabyo baguha umwuka w'ishyari uzakorera no mu bantu urushije mbese wa muntu wo hasi azagirira ishyari wo hejuru kandi ntiwamushyikira my friend wirirwa wumva rwose kuba ameze neza bikubangamiye uwo ni umwuka w'ishyari uwo ni umwanzi mubi nawe uzatindira uwo ni umwanzi mubi mwuka w'ishyari ukomeye agirira ishyari umukene akagirira ishyari umukire kasi ibyo nibiki nimba warahuye n'uwo mwuka cyangwa nigeza kwataka wihane mu izina rya Yesu Kristo hari umwuka wa Hamani ni umwuka mubi cyane ni umwuka w'abantu bicaye cyose bashaka ko ari bo babaramu mbese umuntu wese amurame umuntu wese ibyubahiro byose baba ari we babiha
byubahiro byose mu mudugudu bamwubahe ahantu bose ageze bamwubahe najya no mu bukwe batamuzi yumva ko abantu bose bamwubaha umwuka wa Hamani uzajya mu bukwe niba gukatiraho fa uzahita usohoka genda uvuga uti buriya bukwe bwari bubi byahatari buriya bukwe ntabwo bwari bwaorganizinze neza ariko reka mubwire ubukwe iyo ufite umukwe n'umugeni ari bazima bagejeje uwo munsi buba bwabaye bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka wa Hamani rero kuko yasanze ibyubahiro ugenda buri hantu hose ushaka ko baguha kubera ko wabibuze uzatuma ugenda uvuga ngo ubukwe bwari bubi. Uwo mwuka wa Hamani vuga ko nta mana yari burimo. Uwo mwuka niba ujya kaguterera kwigufwa ry'inyama mu bukwe buriya reka mbabwira uretse sauce tomate ibihiri uzi ko hari igihe umuntu bamukubita umuceri n'igufwa ryonyine ritagira inyama. Wowe umwuka wa Hamani ukagutera hari uti uriya muntu bamuhaye urunyama runini byaheze ko nawe yagorewe kuri iriya sahani yayigorewe yaranze kabona inyama nawe kaza gushyiramo kirida asanze bamuhaye ingufu kandi no museriveri bimuzaniye ntabisubizayo n'abandi babiguze. Umwuka wa Hamani azakubwira ati hano barobanuye mu kubutoni ubu bukwe bufite ikimenyane bufite iki umwuka wa Hamani ni umwuka mubi cyane umwuka wa Hamani ntabwo akunda abantu bari mu mwanya wabo. Hamani ajya ashaka ko wowe ubwawe wanapfa. Hamani atanga ibiguzi. Hamani aragenda agatanga ibiguzi kugira ngo upfe cyane. Mwuka wa Hamani ni mubi. Sinzi nimba warigeze ugutera cyangwa hari uwaguteye umurimo. Turi mu bintu byo guhugurana nababwiye ngo hano nushaka ubuhanuzi uzaze kuwa kabiri bazaguhanurira mbese genda shaka kubahugura aho muba abo mubana nabo jumenye umwuka umukorera mumenye no gusenga. Mwuka wa Hamani atanga ibiguzi kugira ngo upfe kandi Hamani umuntu uri mu mwuka wa Hamani burya akugenza no ku magambo uvuga kuko Morodekayi yaravuze ati sinzapfukamira iki izindi mana uretse Imana yacu. Yesu nashimwe. Amen. Umwuka wa Hamani ijambo wavuze warihindura ukundi. Hamani yahise agenda abwira umwami Ahasuwerusi ati reka nkubwire ubu bwoko burigomeka ahita atanga ibiguzi. Jambo ryarambwiye we yatanze finanso yabije igihugu cyose kugira ngo abayuda bose bishushanya bashire bakurwe. Mwuka wa Hamani atanga ibiguzi mbese ntashake ko ari wowe upfa gusa n'abo mugendana ndetse n'abo mu muryango wawe bose. Mwuka wa Hamani ni umwuka mubi cyane uwo mwuka rero kugira ngo urware ugomba gusaba ubwenge gasenga kamenya aba uvugana nabo abaguca imbere n'abo mugendana. Mwuka wa Hamani hari ubundi mwuka mubi, hari abandi bantu bakorerwamo n'ubundi mwuka wa Yuda ntazi mubi cyane. Abantu benshi muri iyi si muri ubu buzima ugendana na Yuda ninde? Ni wa muntu w'umwizerwa, wa muntu uba kuri wowe cyane uri proshe kuri wowe, wa muntu ubwira ibintu byose, wa muntu kuba hafi igihe cyose. Uwo muntu rero akorera muri uko kuntu wamwizeye yarangiza akakurangiza. Uwo nguko abakorewemo n'umwuka wa Yuda niwe wa mbere kugambanira, niwe wa mbere gusenya. Kuko reka mubwire uri umusore kagenda ugapresenta umusore ku musore mugenzi wawe sweet sheri wawe kamubwira my friend uyu ni sheri wanjye, ni sheri wawe
mukaganira mukarya mukenjoyinga mwarangiza agahita avuga wampaye akanimero kawe nawe agahita akamuha mumaze gutandukana umuntu wundi wagiye kwereka sheri wawe itari bukore nuko umutelefone ese kiriya gisambo kiriya kirara cy'umuhungu muri kumwe urakizi si wowe wagiye kumupresenta uriya muntu uri mu mwuka wa Yuda wa mukobwa we uzajya gusura sheri wawe muri kumwe wamaga akanimero kawe di azahita akamuha si inshuti se ya sheri wanjye si ngombwa se gukunda n'inshuti ye nibigera nijoro iyo ugushije ishyamba urebye abahungu amaze kuryamana nabo wahita ubivamo aka kanya nguwa umuntu ukorerwamo n'umwuka wa Yuda n'uwo kugambanira akoresheje icyizere wamugiriye akoresheje icyizere wamuhaye mu buzima bwawe wa mubyeyi we rwose sinjya mu masengesho najyanye na mama happy sinjya kurepeta mama happy atampamagaye uwo nguwo rero niwe uzaza bwire muri korali ati cyabereka mama happy ubu musize hariya mu kanserege ruremye bamufatanye isafuriya akirivuga kubera ko korali ziko muzanana bazahita bahamagara umushumba inama ya komite izaterana ryari ngo mumutenge kubera icyizere wamuhaye uwo niwe uzatelefona umugabo wawe wamubwiye mva mu gitondo rero Nyabugogo baba bacuruza kuri make nyemerera umperekeze tujyane iherekeza naryo ntibyoroshye mujye Nyabugogo muhahe noneho muburaneho gato ita telefone umugabo wawe abagabo baramutwaye nawe igihe nari naranze kubikubwira iyo twagiye guhaha yari afite umugabo buri gihe umwongeza uwo mwanya w'umujyana mugabo nawe ahita avuga ati mwabibona buri iduka ry'ijoro ngagiye guhaha ibyamata yari afite icyakurikiye ubwo rube rurahiye mugabo wimva mu byiciro byose babamo uzasanga umugabo yazaga iwawe bakamuha ibyayi sinakubwira bakamufata neza kubera ari inshuti yawe ariko nakorerwamo n'umwuka wa Yuda azibeta gato ahamagare umugore wawe amubwira ati ariko buriya ibyo wubakiye urabizi atoye ntabwo uramenya ko bagiye ku karere bajyanye y'umubare w'abana 5 mugabo wawe yabyana mwuka wa Yuda uwa mwuka wa Yuda n'umwuka mubi cyane n'umwuka ukoresha icyizere wahaye ukagutandukanya akagusenya ugomba kwirinda umwuka wa Yuda ariko inama ku mwuka wa Yuda uzagire inshuti imwe nakurangiza kizaba ari icy'amaso uzaba uzi ko nta wundi wabigukoreye ariko nugira abayuda 50 uzashira vuba hari undi mwuka mubi ukorera mu bantu mwuka wa derira umugore w'umugabo watsinzwe mugabo wavuye mu nshingano wavuye mu masezerano mwuka wa derira wo mwuka wa derira ukora ute wo mwuka wa derira nawe ni umwuka mubi cyane ashaka kumenya ibanga ryawe mwuka wa derira azaza imbere yawe gutya umubanye physically ubona ari mwiza cyane ari igitangaza iyo avuga rwose nta kindi wongeraho mwuka wa derira umwuka mubi cyane derira igihe cyose muzaba muri kumwe derira igihe cyose muzagendana azakubaza ngo ni irihe banga wakoresheje ese ko mbona urugo rwawe rumeze neza wakoresheje irihe banga ese ko
ibanga ryawe. Kubera iki iriya ntambara utayiguye wakoresheje izihe mbaraga? Ukawaderira akubaza ibyawe, akubaza ibanga rituma utsinda ikigeragezo, azakubaza ibanga rituma ukomeza kuzamurwa, azakubaza ibanga rituma rata ugera kuri resiti, ugera ku ntsinzi. Ukawaderira ashaka ibanga, kandi umwuka wa derira azakwigaragariza ko agukunda, ariko atagukunda, ahubwo abashaka iki? Abashaka kukwica. Kuko iyo umaze kumenya ibanga nta kindi ahita akurangiza, ugatangira ntabwo nari nzi ko abarokore buba aribo bakora biriya. Uzi ukuntu yanjye yari mu mwuka wa derira, mumenera amabanga yawe, mabanga yawe yose urayavuga. Reka mabwire, itondera abantu bose bashaka kumenya amabanga yawe. Abo bantu bitondere, kuko nk'uko mubizi Delila amaze kubaza Samusoni ngo imbaraga zawe zibahe, Samusoni yaramubwiye ngo nuko nta cyuma kigeze kigira gute gikora ku mutwe wawe. Yahise ahamagara Abafilisitiya, azaguhamagarira abantu muri quartier, azaguteza abadayimoni kubera amenye ibanga ryawe. Yahise ahamagara Abafilisitiya, barabaha Samusoni, barangije bamwogosha umusatsi. Nuko nguko umuntu uri mu mwuka wa derira ajya akora. Niyo mpamvu irandirimbo twaririmbye twavuze ngo reka kwifata nk'umusirikare ugize uti kandi ucyambaye uzi igihe umaze, ariko ntabwo uzi icyo usigaje. Birashoboka ko ari imyaka myinshi. Menya rero uko ku rugamba hameze. Delila ashobora kuva no mu muturanyi wawe. Delila yava henshi, Delila yava henshi. Hari undi mwanzi, ni umwanzi uri mu mwuka wa Farawo. Umwanzi uri mu mwuka wa Farawo ni umwanzi uruhande rumwe ni mubi ugatera ubwoba, ariko urundi ruhande ni mwiza. We ntabwo byajya n'ubucakura no kwiyoberanya agira. Waraza akakubwira ati twumvikana, urimo uravuga ngo uzashaka, ntabwo uzashaka. Wowe ni nyogosenge nyiriwe, ntabwo uzashaka. Umuntu uri mu mwuka wa Farawo, uwo nguwo akubwira amaso ku maso. Mose yagiye kwa Farawo aramubwira ati Uwiteka Imana yitwa ndiho, aravuze ngo rekura ubwoko bwe ujye gukorera Imana ya Isiraheli. Aramubwira ati none se nyereka ikimenyetso. Ako kamwanya nta kindi yakoze. Mose yari afite inkoni, arayirambura ihinduka inzoka. Farawo ati barakubeshye, ngiye mfite abakonikoni n'abarozi bo mu rwego rwo hejuru. Yahise azana abo barozi bose, buri murozi n'inkoni, barambura za nkoni zose, zahise zigira gute zihinduka inzoka. Nawe ibaze watumwe n'Imana ukagenda ukavuga, sibyo mwebwe abahanuzi, ukavuga ngo Imana irambwiye ngo iki gicumba kigiye guhaguruka kigende. Hari ibicumba bitatu, wowe ugahagurutsa kimwe mu mbaraga z'Imana, nabo bagahita bakoresha amaji imitongero, agahita bakubita ku bumuga bwose bawuze bagahagarara. Ubwo wahita ureba gute kwe? Nawe wibaze iyo situation Mose yarari arambitse inkoni ibaye inzoka, n'abandi barazirambitse nk'ijana zihita ziba inzoka. Gusa yarativuze, ariko reka dufite Imana ifite imbaraga z'izindi. Haleluya! Inkoni ya Mose ngo yahise ihaguruka. Haleluya! Irahaguruka irahaguruka ngira zihindukirira ngo bwose bugira ubwoba, igenda imirimira. Ifite Imana ifite imbaraga z'izindi imbaraga. Komera Imana amashyi menshi cyane.
narangiza akorwe n'isoni. Hereza Imana yawe icyubahiro. Ngo Farawo yaragiye abasanga arata mu kibayo hafi y'inyanja. Mose arebye Farawo n'amagare n'amafarashi ngagira ubwoba, kuko natwe abakozi b'Imana tujya dutabaza Imana iyo byaducanze. Nawe munyamasengesho bijya bikubaho. Ngarangije ahamagara Imana kubera ko Farawo yarabatuze. Ngako kamwanya ngimana iramubwira ngo nice cyo gutaye ubwoba, ngo rambura iyo nkonisha yari miraguye twatuyoka. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ihita ica inzira nziza cyane, ikoramo kaburimbo nziza cyane. Farawo rero ikibice nagajya yemera ko yatsinzwe. Farawo yararangije araza ajya muri ya nzira y'Abisiraheli, agira ngo nkuko bagenda nawe ni kari bugenda. Ikiza cy'Imana rero iyo Farawo yaguhagurukiye, reka nkubwire umunsi y'uwa ibya Farawo biri burangire bigasisibirana bikibagirana, ni wa munsi wo gutabarwa kwa, ni wa munsi uzaririmba, ni wa munsi uzatera haleluya, ni wa munsi ni wa munsi Miriyamu na Mose baririmbye indirimbo y'amashimwe, baravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Hereza Imana icyubahiro. Uwo ni umwuka wa Farawo. Abantu barimo umwuka wa Farawo batera ubwoba cyane cyane, ariko nanone iyo umuntu agutereye mu mwuka wa Farawo uri umunyamasengesho, umva ukubita utababarira, kuko uba uhagaze ku ijambo rya nyiri ijambo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ntabwo Farawo ajya gutera yihisha, araza akakubwira ati n'ikindi gihe ubundi wowe urinda uvuga yuko Imana izakugirira neza mu muryango wanyu wigeze ubona w'Imana yagize ityo, noneho warangiza ukamukandagira n'icyuma ukagenda akureba akajya kubwira ati yewe ati ya Mana yawe koko narabibonye ikora ibikomeye. Yesu nashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hari undi mwuka rero wa Loti. Loti muramuzi, yari mwene wabo na Abrahamu. Yesu nashimwe. Uwo mwuka ni w'abafamiliye. Umwuka ni wa wundi ujya ubona abantu bapfa umuhata bagapfa umuyenzi. Uwo mwuka ni mubi cyane. Abantu batatswe, abantu bahuye n'urugamba rw'umwuka wa Loti. Abambere n'abantu kera bajyaga bashingira Abanyarwanda, ndabwira abantu bakuru. Imiryango yateranye bagiye kurangiza ikirori, bakavuga ngo uyu mwana ngo tumuhaye ngo mukuru we gazamumenyereze. Byo ni mubizi. Uwo mwuka wa Loti rero uwo mwana yajyanaga na mukuru we, bagera icyo yamukoreraga nuko nyuma y'imyaka 3 yahindukaga umugore w'umugabo wa mukuru, kubera ko nawe bamushingiye ku manywa y'ihanga. Uwo mwuka wa Loti ni hahandi uzasanga umusaza avuga ati mva rero mwana wanjye, kubera akazi kenshi ukora, akira uyu murumuna wawe igihe wagiye mu kazi, umugore wawe ntakabura watuma ntakagira n'ubuvogera ariko ruraruko, bakaba baguhaye umugabo. Noneho wa murumuna wawe wa mugabo we, kubera ko we abasha kumvikana fasira mwana n'umudamu wawe, bazajya bagutungira gutya. Araje arasohotse basigare biganirira, wowe nta mwanya ufite. Ni ahantu uzajya gusanga Abanyarwanda barabivugaga, noneho bakasigiriza ibyaha ngo umugore ni uw'umuryango. Bivuga iki? N'uwo mwana baguhaye waje ngo ni murumuna wawe, aho ngaho serivisi zose arazemerewe. Murumva umwuka wa Loti ukuntu arimo. Iyo bimaze kumenyekana, yaba ku ruhande rw'umugore akamenya ko murumuna we yamuciye inyuma, sinduru. Hanyuma uwo mugabo we azaza agasangamo baroza ibirenge murumuna we n'akamambiri batazimu. Jado wabigenza gute? Ni imigeri. Aravuze ngo ni imigeri.
batura. Hari ubwo Loti yari ahari Imana ibwira Aburahamu, nuko nawe Imana yagukuye iriya. Ndibaza ko abantu bari muri aya materaniro b'abanyakigali ari bake cyane bakavugira. Imana igukuye iwanyu irakubwira ngo nzakugirira neza. Mwivuganira uri mu masengesho. Ugeze i Kigali navuga ngo sinaha abantu afite kene wacu burakakuruye. Abo ni ba Loti. Ujya gushinga business. Uravuga ngo business sinayishobora. Nazanye kene wacu. Reka mubwire burya kwirukana umuntu wo ku ruhande muri business yawe biroroha. Ariko kwirukana umufamili Loti sha ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu ngo Aburahamu na Loti bamaze kwaguka, bamaze kugira amasho, bamaze kugira ubutunzi, ngo icyakurikiyeho nta kindi, ngo abashumba ba Loti n'aba Aburahamu ngo bararwanye bagirana amakimbirane. Bamaze kugira amakimbirane, murumva ko ubwumvikane bwari bwagize bwarangiye. Aburahamu nk'umukristo, nk'umuntu ufite icyo Imana yamuvuzeho, nubwo bakurwanya, nubwo umuryango wawe wahaguruka, nubwo abarwanya isezerano ryawe, nubwo abakitambika muri business yawe baba benshi, nubwo bahaguruka bafite imbaraga zitandukanye, ntacyo bazagutwara humura. Aburahamu nta kindi yakoze, yabwiye Loti atumva rero, nuhitamo iburasirazuba njyewe ndajya iburengerazuba, nujya amajyaruguru ngenda njya amajyepfo. Ngo Loti yahise ahitamo, yahisemo ariho hari ahahindutse Sodoma na Gomora. Ahitamo, ariko Aburahamu nawe yihitiramo ahasigaye. Kwa kundi umuntu muzajya kugabana isambu ati niyo yera uzamureka atware, kuko icyo Imana yakuvuzeho nk'umukristo. Wowe uzahatera ibiti by'ishamba bazajya barisarura baguha amamiliyoni, we ahandi hateye ibigori agahashyira ibishyimbo ntacyo hazamumarira mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ntacyo hazamumara, azavuga ngo araguhimye ngaguhaye hatavana ikiro cy'ibishyimbo. Reka mubwira uzahita watera ishyamba, uzarebe ukuntu bazajya bakubyiganira. Igiti kimwe kizaba kiruta ibiro bye 5 by'ibishyimbo. Igiti kimwe bazaguha 5,000. None se azacuruze ibiro bingahe by'ibishyimbo ngabona inoti ya 5? Loti arangije, abashumba be barahaguruka, induru ziravuga, ariko Aburahamu yihitiramo ahasigaye, kandi Imana yamuhaye umugisha. Reka mubwire, nimba ujye kururana na ba Loti bo mu muryango wawe, ntabwo isi yakazavuka. Loti yagombaga kuva mu rugo rwa Aburahamu kugira ngo Aburahamu asohorezwe isezerano rye, abyare Isaka. Nawe hari ibyawe bidasohora kubera ba Loti wakururanye nabo mu muryango wawe. Abo ni abagusigingiza, nabatuma amaproje yawe atavanze kubera igihe cyose. Ariko Aburahamu yahisemo neza. Iyo myuka ya Loti iba mu mafamiye cyane, kandi Loti mutaratandukana ntabwo isakaza. Ariko murumva muri gufashwa, murumva muri gufashwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Uwo mwuka rero mugomba kumenya yuko byanze bikunze umuntu ukorerwamo n'uwo mwuka wa Loti mu muryango arangira nk'uko iby'Isodomu na Gomora byarangiye. Reka mbabaze, niba mujya gusoma Bibiliya ko Imana yagiye kwa Loti, marayika w'Umwami Imana ngo bafashe amaboko ya Loti n'abakazana n'abahungu be, mbese n'umugore we, ngo abamarayika babona babajugunya ku wundi musozi. Bigeze
bakubwira ko zangamiya zantama zanka bya bintu byose babashumba barwaniraga bakamuteranya na Aburahamu bigeze bababwira muri Bibiliya ko babyimukanye. Hari umuntu wigeze asoma asanga barabyimukanye. Reka mubwire umuntu wo mu muryango wawe uri mu mwuka wa Loti bizarangirira Sodomu no Gomora. Bizarangira wowe ntagukerereze ngo yasambu ngo turimo turayiburana ngo yashinze imihati miyenzi ngo yari imwimba. Uriya ni umwuka wa Loti. Mwihorere kuko bizarangira nkuko iby'Isodomu na Gomora byarangiye. Undi mwuka rero undi mwanzi, abo bose nagiye kumbwira n'abanzi bawe ku rugamba. Abo nibo batuma abantu bahama mu masengesho. Abo nibo baguhamisha mu bihe byo gusenga ukicara utabazi Imana. Undi ni umuntu ukorerwamo n'umwuka wa Simoni Petero. Muramuzi? Umuntu uzaba uri mu mwuka wa Simoni nawe ni umuntu w'inshuti yawe, ntabwo ari umuntu uri kure. Simoni yagendanaga na Yesu ndetse akamubwira ngo nzakurwanya, ndetse akamwereka rwose yuko bapfa. Umuntu rero uri mu mwuka wa Simoni ni umuntu utangaza amakuru cyane. Umuntu uri mu mwuka wa Simoni ni umuntu mubana ibintu bimeze neza, uri kurya umeze neza, situation rwose imeze neza. Uwo muntu muzaba muri hamwe muri ibyo bihe byiza, muzabana. Azagenda avuga n'ukuntu umeze neza, avuga n'imbaraga ufite, zaba iz'ifaranga zaba iz'amasengesho. Uwo azagufasha kugutangira message. Reka mubwire, azabivuga, azafata amayinite, azavuga ukuntu umeze neza, azavuga ukuntu imigati hari, si byose? Azavuga ukuntu amadivayi ahari, azavuga ukuntu abantu bakize nta nzara bagifite. Umuntu uri mu mwuka wa Simoni, uwo muntu muzabana ibintu bimeze neza sha. Ariko umunsi mubi uzakugeraho, uwo muntu azakwihakana, azavuga ko atakuzi, azavuga ko atigeze nakubona. Simoni Petero ari hari ari kota nimugoroba, bashushurikanyije Yesu, bamushushurikanyije, baramubwira ariko ntabwo wowe uri uwo muri aba bantu. Yasubije nguki ati reka sinabazi, nigeze no kubamenya. Umuntu rero wowe uhora uvuga ngo abantu ngo barakwanze, ngo abantu ngo na Yesu byamubayeho. Simoni Petero yari yamugati rwose namu tuzapfa ngariki wako itarabika gatatu. Yesu yari yarabimubwiye ngo uzaba warangije kunyihakana. Abo bantu rero muzabana, nugera mu bigeragezo azakwihakana, yongera kwihakane, yaba umugabo wawe akakwihakana, yaba umugore wawe akakwihakana, yaba umuvandimwe akakwihakana, yaba inshuti akakwihakana. Azaba ari mu mwuka wa Simoni. Uzasanga mwarabanye mu bihe byiza, ariko ugeze mu kaga azavuga ko atakuzi. Nyamara umuntu uri mu mwuka wa Simoni ni umuntu udasanzwe. Azagukunda ufite akazi yewe, ariko n'ubu umushomeri nimero yawe azahita ayisiba. Umuntu uri mu mwuka wa Simoni uzamubwirwa nuko uzagera hose uzasanga ari we wavuze amakuru yawe, niwe uzayatangaza. Yesu nashimwe. Uzirinde ziriya nshuti ziza ufite amafaranga. Buriya ziriya nshuti zose ntabwo ariko ziba zigukunda, ziba zikurikiye iki? Ibintu. Usanga muri iyi minsi bajya bakubwira ng'abantu, abakobwa cyangwa abasore, ngo ni abanyamibare. Bose bari mu mwuka wa Simoni, bakunze amafaranga, bakunze imibereho, ntabwo bakunda wowe ubwawe. Kuko ikizabikubwira nakubwira ngo nyoherereza amafaranga, ubwa mbere uti ntayo mfite, ubwa kabiri uti ntayo mfite,
ubwa gatatu azagusiba. Mwuka wa Simoni azagusiba. Nawe wa mukobwa, Mungu azaza kubwire uri mu mwuka wa Simoni ati hati ubundi wize amashuri angahe? Nimba amashuri ari azajyana mu gitanda ntabwo mbizi. Wize amashuri angahe? Ukora iki? Twaririmbye umuririmbyi uvuga ngo ifeza n'izahabu no kubahwa ni byiza, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugera ku iherezo ryawe. Akubaza ati mbwira. Mubwira uti kuva navuga ikintu nakoze gikomeye ni akazi ko mu rugo. Azahita asiba nimero yawe. Uwo ni umwuka wa Simoni. Ni umwuka ushaka kubana n'umuntu ameze neza. Yaba ameze nabi ahita amva kwereka ubworo bw'ikirere agacamo. Uwo mwuka uzawitondere cyane, zawitondere. Hari undi mwuka rero, umwanzi mubi cyane, umwanzi w'umubiri. Abanyarwanda baraciye umugani ngo utazi umwanzi agira ate yewe ngasiga umubiri. Mwanzi w'umubiri akorera mu ntekerezo zawe. Mwanzi w'umubiri akorera mu mutima wawe. Mwanzi w'umubiri akorera mu migambi yawe. Abakare nababwi ngo hari bijya abantu bavuga ngo ubusambanyi buranyishe nananiwe kubwihana. Ariko wakubaza sexe yawe igira amaguru igenda. Amaguru si wowe uyafite. Kubera icyo uvuga ngo umubiri warakunaniye, icyo cyaha cyarakunaniye kukiha. Ni wowe ushobora gufata umwanzuro n'ubwenge bwawe n'umutima wawe ugahaguruka ukajya muri hoteli ukajya gukorerayo icyaha. Umwanzi wa mbere ufite ni uwa mubiri, kuko umubiri wawe we niyica iby'umubiri yica n'iby'ubugingo. Wo ni wo mwanzi mubi usenga nkuko Daniel yasenze ugashikama kambara imbaraga. Reka nsoreza ahangaha, tuzasuhubira turebe abandi banzi umuntu agira. Ariko mwasobanukiwe aho mwagiye mwatakirwa, mwumvisishe abanzi mufite. Buri wese najya gutera ujye umenye icyiciro umushyiramo, umenye aho umushyira. Yesu nashimwe. Birashoboka ko nawe Satani yaba yaragukoresheje mu cyiciro kimwe ukaba umwanzi wa mugenzi wawe ukoreshejwe n'umwuka umwe mu bitwavuze. Ushobora kuba waratatswe n'ubasha gusenga Imana. Ndabingize muhaguruke dusenga Imana. Niba hari ikintu wumvise, reka dusenga Imana. Giye gusaba Jado ubanze usengera abantu bikontroye nabo bagasanga hari umwuka wigeze ubakoreramo bakataka bagenzi babo. Abo ngabo basengera ubasabire Imana imbabazi. Hanyuma tudatinze uraza ba François nawe adufashe gusenga nk'uko uriya muririmbyi Titus yavuze ngo nkomereza amaboko ngo misha mu mababa. Uradusabira ubwihisho bw'Imana isumba byose wowe François, Imana iduhishe mu mababa yawe. Reka dusenge. Mwene data zamura ijwi ryawe usenga Imana. Imana yacu, Imana yera kandi ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana dukorera, Imana dusenga, Imana twabonye. Aya masaha turi imbere yawe tsindwe n'ijambo. Izina rya Yesu. Kwize ijambo rikomeye ngo kwisuzuma tukareba aho twatsindiwe, tukareba aho Satani
batsindanwa intwaro zabo. Kandi Bibiliya ikabivuga neza, gutwara intwaro zose z'Imana. Hari aho ababyeyi batsinzwe, hari aho abagabo batsinzwe, hari aho abasore batsinzwe, hari aho abakobwa batsinzwe. Muririmbyi wa 204 araririmba ku gitero cya kabiri, abamukuka ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Turi icyakinze hari aho zaduhinduye. Mu mivugire twarahindutse, mu migendere twarahindutse, mu myincarire twarahindutse. Ni twebwe bagambanyi, ni twebwe twicana, ni twebwe tugira inzangano, ni twebwe tugira umwuka w'ishyari. Losti sana bifata ala sitreando segando bifata. Tugarukeho Yesu, ongera utugarukeho, ongera utugarukeho. Turatsinzwe. Yesu mwana Dawidi, Yesu mwana Dawidi, Yesu mwana Dawidi, tubabarire. Turashaka gukira, turashaka kongera kuba mu mwanya dushaka. La salaga imbaraga zawe songera zitugarukeho. Tubabarire Yesu, ni twebwe bakomeretsa ariko natwe tugakomeretsa. Tugarukeho. Jambo ryawe ribivuga neza, ni njyewe ugira ikirema, namara kukirema nkagikomeza. Kandi vuga ijambo rikomeye ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze n'abaruhura. Abasitiriya bafadra turindwa n'ibikomere twabonye, turindwa n'inzangano nyinshi, turindwa n'amagambo menshi. Ivuzivuzi ry'abadayimoni ryaratwadukiriye, tuvuga ibidakwiye. Mu Befeso bivuga neza ngo mwana ibyo binanubwo bikwiye ngo ni ubupfu. Umukirani utari ibyo adakwiye kuvuga. Tugarukeho Yesu, wongera utugarukeho. Tubabarire Yesu. Kiza 15 ngo yewe usinziriwe kandi ukuzuke. Ntukagenda nk'udafite ubwenge, ahubwo ugende nk'ufite ubwenge. Tugarukeho Yesu, tuba abagabo bo guhamya. Twanga icyaha n'igisana, imbaraga zatwadukiriye nizitsindwe uyu munsi, nizitsindwe uyu munsi. Imbaraga zadutsikamiye nizitsindwe, imbaraga zidutwaza igitugu nizitsindwe. Arasti sana bifodra. Muriro w'Imana nuzineshe, muriro w'Imana nuzinanize. Byaduhagurukiye, byatwasamiye, byatumye tuva mu murongo. Ibyo ntibitsindwe n'amaraso yawe. Mu mbabazi zawe ibintu biremera. Mu mbabazi zawe twongera kuba abana bazima. Mu mbabazi zawe hari intama 49, imwe yaragiye, niyo waje gushaka. Yo yari yazimye. Muri uwo mubare dushobora kuba tugenda batubona nk'abagaragara turi bazima, ariko wowe utubona nk'intumbi. Tugarukeho mwana, tugaruke mu mubare. Hawa abana bawe bakureba bakabishima. Tubabarire Yesu, babarira ababyeyi, babarira abagabo, babarira lastisana before abakobwa. Twongere tube mu mwanya abagushaka kandi bakakuba. Kwambika imbaraga
zo kunesha ibi bintu byose byadutwazaga igitugu byatumaga tutabuhamiriza. Ijambo riravuga ngo tutabuhamiriza abiherereye nawe ahagaragara ntabwo uzaduhamiriza. Duha imbaraga zo kuguhamiriza, abatureba bakabitubona, naho batatureba bakatubonamo ko turi abasita. Bibiliya bivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibindi byose gushushanya. Hari aho imitima yacu yari yaragiye, hari aho yirirwaga izerera mu isi y'umubiri, hari aho yagendaga irangaraguriza, ariko wongere udukoreho amaso yacu yongera arebe, ahweze mu izina rya Yesu. Turebe ibyatugirira umumaro. Mwanditse wakura vuga ijambo rikomeye muri Zaburi. Mwami ndagusaba ibintu bibiri ntubinyime. Ibyo kurya binkwiriye ngo ndetse n'ibinyoma bimbe kure. Cyaha cy'ikinyoma kiratwaduciriye, ariko Uwiteka ugira imbabazi, ugira imbabazi. Duhe kunyurwa, duhe kunyurwa, duhe ibyo turya bidukwiriye kandi ntiduhage ngo turenge. Urastisa igitezo cy'ubuzima mu izina rya Yesu. Ugushimwe kw'abandi warinze ubugingo ndetse n'umubiri kuko sinje ndugabanya nje nduwongera usabye imbaraga Kristo nyemerera atubere impanga n'urwego rizageza mu ijuru, agira adukura, agira atugeza mu izina rya Yesu. Shyigikira ababyeyi, shyigikira abagabo, shyigikira abasore, ubwenge n'ubuhanga, uturekeshe, udukundisha ibyo ukunda, twagisha ibyo wanga, kuboko kwawe kw'iburyo kuremerere ibiturwanya, kuremerere ibitugenza mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga, duhamagaye uburinzi, duhamagaye ubutabazi, duhamagaye amavuta, duhamagaye natwe dushyigikire, duhagarareho uburinzi n'ubudahangarwa kuba ku bantu bawe. Urakoze kubanya natwe, kudushyigikiye, urakoze Mwami ku mugambi wawe kuri twe ari mwiza. Imana nihimbazwe. Turaseze, turaguhaza heze, dutatanyije shitani utwara imitima akicaza imibiri, turamenagura dayimoni utwara ijambo mu bera. Yemera cyane Mana, uhagarane natwe, ukomeye mu mashini kuri Imana ibanye natwe. Komera Imana bashimeje cyane. Tugihagaze, tangazo rya mbere, Yesu ni umwami, ko yari ejo n'uyu munsi niko azahora ibihe byose. Because I know it's all
icara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane kandi ushavuye hanyine Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ry'utekereza Yesu. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Haleluya, Yesu nashimwe kandi nta muntu ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe atari Imana yonyine. Haleluya. Niba hari umuntu wumvishe iryo jambo uzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Aka kanya nibyo uri gucamo uri kwigerageza. Haleluya. Reka intambara uri gucamo no musonone, ibigeragezo, ibikwasiba kujomba, ibintu bitandukanye byerekeze ku Mana. Haleluya. Inshuti n'abavandimwe bakuvamo ukaguhemukira, ibyo wiringiye bikabura, ariko Yesu Kristo wenyine gusa niwe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe iki gitondo cyose. Haleluya. Reka ubwire Imana iki gitondo ngo Mana ntundeke kure, ntabwo ufite nta buzima naba mfite. Abadashaka Imana barekura ni bande? Reka tuzamure ibiganza. Nukuri niba ufashwe n'amafaranga amafaranga nakurekura uzagira ibibazo. Haleluya. Semeni haleluya. Niba ufashwe n'imiryango niri kurekura uzagira ibibazo. Niba ufashwe n'inshuti n'abavandimwe niba kurekura uzagira ibibazo. Haleluya. Ikizaba kigufashe cyose nikikurekura uzagira ibibazo. Ariko nufatwa n'ijambo ry'Imana data twese nta kintu uzaba. Bwira Imana iki gitondo nta kintu witeho na kimwe. Utite ku magambo kubigeragezo. Bwira Imana ntundekure. Ntabwo ufite nta buzima naba mfite. Ubuzima bwacu Imana yabushize mu biganza by'Imana isumba byose. Izuba ukwezi biri mu birere. Ibyatsi n'ubutaka biri ku butaka. Ariko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana isumba byose. Niyo mpamvu intambara zose ucamo iki gitondo nta kintu zikubwira. Haleluya. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Reka dusabe umushumba ahaguruke asabira abantu umugisha abatanze amaturo. Reka dusabe umudiyakoni agize vuba yihuse asengere amaturo. Mana yacu turagushimye guhimbaje kuri uyu mwanya twari turiho gutangira amaturo ndetse n'icyacu n'amashimwe. Tugana ku musozo w'iteraniro, abaririmbyi bose barasabwa gusigara nyuma y'amateraniro, ntihagire usohoka, barakenewe. Reka mbasabe muhaguruke rero dusengere. Yesu Kristo, turagushimiye watangiranye natwe aya materaniro nkaruva, wavuganiye natwe mu ijambo ryawe nka Emanueli, sozanije natwe nka Omega. Haleluya, haleluya, cyubahiro kibi cyawe mwami wanjye Yesu Kristo. Ubu bwoko bwawe mbusabiye umugisha, nyemerera uko bagiye kujya muri gahunda zitandukanye, buri wese umubanza imbere. Mwuka wera, mbaraga z'Imana, nyemerera ubaherekeze. Data wa twese mwiza, buri wese umugotesha ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndinginze Uwiteka, umugisha wawe ubabeho, bazagaruke mu ihema ryawe buzuye amashimwe, bazagaruke mu ihema ryawe bagushima. Urakoze Data, naho gendana na buri wese utereye umusozi ugendana